Nshuti mukunzi wa dusome BIBILIYA, reka ngushimire ko ukomeje kubana natwe muri gahunda nziza idufasha gusobanukirwa ndetse no kurushaho kumenya ibyanditswe byera. Uyu munsi turi mu gitabo cy'Itangiriro, tukaba tugiye kurebera hamwe igice cya 11. Imana inyuranya indimi z'abantu. Isi yose yari ifite ururimi rumwe n'amagambo amwe. Bagenda berekeye iburasirazuba, babona ikibaya kiri mu gihugu cya Shinari, barahatura. Barabwirana bati, mureke tubumbe amatafari tuyotse cyane. Kandi bagiraga amatafari mu cyimbo cy'amabuye, bakayafatanisha ibumba mu cyimbo cy'ibyondo. Baravuga bati, mureke twiyubakire umudugudu n'inzu y'amatafari ndende, izagere ku ijuru, kugira ngo twibonere izina rimenyekana, twe gutatanira gukwira mu isi yose. Uwiteka amanurwa no kureba umudugudu n'inzu ndende abana b'abantu bubatse. Uwiteka aravuga ati, dore aba n'ubwoko bumwe n'ururimi rumwe, ibyo nibyo babanje gukora, none nta kizabananira gukora bagishatse. Reka tumanuke tuhahindurire ururimi rwabo rubemo nyinshi zinyuranye, be kumvana. Uwiteka batataniriza gukwira mu isi yose, barorera kubaka wa mudugudu. Nicyo cyatumye witwa Babeli, kuko ari Uwiteka ahinduriye ururimi rwabo mu isi bose, rukavamo nyinshi zinyuranye, kandi ariyo yabaturiyeyo akabatataniriza gukwira mu isi yose. Uru ni rwo rubyaro rwa Shemu. Shemu yamaze imyaka 100 avutse, abyara Arupakisadi mu mwaka wa 2 wa mwuzure ushize. Amaze kubyara Arupakisadi, Shemu arongera amara imyaka 500, ayibyaramo abahungu n'abakobwa. Arupakisadi yamaze imyaka 35 avutse, abyara Shela. Amaze kubyara Shela, Arupakisadi arongera amara imyaka 405, ayibyaramo abahungu n'abakobwa. Shela yamaze imyaka 30 avutse, abyara Eberi. Amaze kubyara Eberi, Shela arongera amara imyaka 403, ayibyaramo abahungu n'abakobwa. Eberi yamaze imyaka 34 avutse, abyara Peregi. Amaze kubyara Peregi, Eberi arongera amara imyaka 430, ayibyaramo abahungu n'abakobwa. Peregi yamaze imyaka 30 avutse, abyara Rewu. Amaze kubyara Rewu, Peregi arongera amara imyaka 209, ayibyaramo abahungu n'abakobwa. Rewu yamaze imyaka 32 avutse, abyara Serugi. Amaze kubyara Serugi, Rewu arongera amara imyaka 207, ayibyaramo abahungu n'abakobwa. Serugi yamaze imyaka 30 avutse, abyara Nahori. Amaze kubyara Nahori, Serugi arongera amara imyaka 200, ayibyaramo abahungu n'abakobwa. Nahori yamaze imyaka 29 avutse, abyara Tera. Amaze kubyara Tera, Nahori arongera amara imyaka 119, ayibyaramo abahungu n'abakobwa. Kuvuka kwa Aburamu. Tera yamaze imyaka 70 avutse, abyara Aburamu na Nahori na Harani. Uru ni rwo rubyaro rwa Tera. Tera yabyaye Aburamu na Nahori na Harani. Harani yabyaye Loti. Harani apfiraho Tera se ari mu gihugu yavukiyemo, ahitwa Uri y'Abakaludaya. Aburamu na Nahori bararongora. Umugore wa Aburamu yitwa Sarayi, umugore wa Nahori yitwa Miruka. Umukobwa wa Harani niwe se wa Miruka na Yiska. Sarayi yari ingumba, ntiyari afite umwana. Tera ajyana Aburamu umwana we na Loti mwene Harani umwuzukuru we, na Sarayi umukazana we, umugore wa Aburamu umuhungu we, bava muri Uri y'Abakaludaya, barajyana bavanwayo no kujya mu gihugu cy'i Kanani. Bagera i Harani barahatura. Iminsi Tera yaramye ni imyaka 205, Tera apfira i Harani. Nyuma yo gusomera hamwe iki gice cya 11 cy'igitabo cy'Itangiriro, subiza ibi bibazo bikurikira. Ikibazo cya mbere, abubatse umunara wa Babeli bashakaga kugera kuki? Ikibazo cya kabiri, mbere y'umunara wa Babeli ku isi yose hakoreshwaga indimi zingahe? Ikibazo cya gatatu, indimi zitandukanye abantu bavuga zatangiye ryari? Ikibazo cya kane, Tera ahagurukana n'abo bari kumwe yarabajyanye mu kihe gihugu? Mbese yabagejejeyo? Ikibazo cya gatanu, tubwire umuryango wari warabuze urubyaro uvugwa muri iki gice. Ikibazo cya gatandatu, Aburamu, Nahori na Harani bapfanaga iki? Ikibazo cya karindwi, se wa Loti yitwaga nde? Ikibazo cya munani ari nacyo cya nyuma, se wa Aburamu yitwaga nde kandi yasaziye he? Ibisubizo byawe bishyire ahanditse comments cyangwa se commentaire, kandi ubasha no kubibariza ku mbuga zitandukanye aho ubasha kumva iki cyigisho
bagenzi bawe b'abasomyi ba Bibiliya bakagufasha. Murarikiye gukomeza kubana natwe muri gahunda ya dusome Bibiliya, kuko dufite intego n'umugambi mwiza byo kuzasoma Bibiliya yose kugeza tuyirangije. Uwiteka aguhire.